magambo magufi aho nibwira ko biri bumfashe kandi namwe bikabafasha kugira ngo nibura tubashe kubaho ariko tuzi nibyo turimo, kuko kubaho utazi ibyo urimo nabyo nyine ngo umuntu ajya mu ishyamba atazi agaca inkoni atazi. Niyo mpamvu umuntu ashobora kwiteza akaga aseka ariko akaza agakirarira. Niyo mpamvu ari ikibazo. Umugabo umwe witwa Australia yaravuze ati, yari umuganga bita docteur, 90% de tous les états maladifs en dehors des maladies contagieuses, épidémies et traumatismes sont imputables aux erreurs de l'alimentation. 90% ry'abarwayi ukuye mu 10% rigizwe n'indwara zanduza, ibyorezo n'impanuka. Hari indwara abarwayi 100 bari mu bitaro, niba ari Kanombe, niba ari Roi Faisal, niba ari CHK, niba aho ukeka hose, ujya Legacy, ujya muri Amerika, ujya Buraya, ujya muri Aziya, ujya mu Bahindi, nubwo na hari muri Aziya, aho baba barwaye hose 90% izo ndembe zose ni amafuti mu mirire. Nicyo gusa, nta mafuti mu mirire. 10% barimo nibo bahuye n'indwara zanduza, nibo bahuye n'ibyorezo, nibo bahuye n'impanuka. Naho 90% ni amafuti mu mirire. Ayo mafuti ni 9 ubwayo, nayo ntabwo ndi bavugeho kuko ntabwo mfite uwo mwanya. Ayo mafuti bagira mu mirire bikabatera indwara ni 9 y'ubwayo gusa. Ntabwo mfite umwanya wo kubisobanura byose izo ngingo 9 ngo zimenye aho arwariye. Nubwo ukeneye abaganga ariko wakubwira ngo reka amafuti gusa mu mirire wakira ntaho ugukozeho. Nubwo waba ukeneye abaganga igitondo n'ikigoroba, wakubwira gusa ngo reka amafuti mu mirire indwara zakira. Ibyo wagaburira amaso, niba ari yarwaye ukayaha ibyo kurya byagenewe amaso. Niba urwaye amagufa uzatanga ibyo kurya by'amagufa. Niba urwaye igifu uzatanga ibyo kurya by'igifu ari byo urya. Niba urwaye amara uzarya ibyo kurya bigaburira amara. Niba urwaye umwijima uzarya ibyo kurya bigaburira umwijima. Niba urwaye imitsi uzarya ibyo kurya bigaburira imitsi. Niba urwaye imihore uzagaburira ibyo kurya bigaburira imihore. Niba urwaye amatwi uzarya ibyo kurya byagenewe amatwi. Imana yashyize umuntu muri farumasi yuzuye yitwa Ranatire. Mu biremwa nimwe imiti yuzuye. Kwirirwa ujya gushaka ibyo abazungu bagize amaganura, ushatse warya ibyo Imana yaremye, nibyo bifiteho originality. Kubw'ibyo rero niyo mpamvu 90% bishwe n'amafuti mu mirire. Aha ntabwo ndi watinde, wenda ndahera ko mvuge nti ese izo ndwara zo wenda nihuse ayo mafuti mu mirire. Ndaza kuvuga rero no kubaho abantu badakora. Reka mvuge izi ndwara zonyine ubwazo gusa. Reka mvuge nk'abantu barwaye indwara bita karizo. Iyo ndwara bayita hemorrhoide. Yarangiza ni indwara ifata urura runini cyangwa se yego runini ibita gros intestin. N'urura ruhererekanya n'amara mato binyuriye ko tubita appendice. Yarangiza ibitabaye amaraso byose biza muri urwo rura bikarugendamo kugeza ubwo amaherezo ruzamenwa hanze ugiye kwituma. Urwo rura rero rukenera imboga, urwo rura rukenera imbuto, urwo rura rukenera amazi, kandi urwo rura rukeneye amahoro. Kubw'ibyo iyo rutabonye ibyo, ahubwo rukabona umunyu, rukabona amata n'umukati, rukabona fromage, rukabona impagara zo mu bwenge, rujya rwumagana, rukabura ibyo bita fibre. Yarangiza rwamara kumagana umwanda ugatindamo. Ku masaha yabigenewe ugatangira kwituma biri hasi ya rimwe ku munsi, kandi umuntu agenewe kwituma abyutse amaze kurya ibya mu gitondo na nimugoroba, agenewe 3 ku munsi. Isaha yariyo yose ubonye utakituma 2 ku munsi, uri kuri rimwe, nyuma ukazarenga rimwe ukajya kuri 2, jumenya neza ko amara yamaze kugira ikibazo. Tesha hakiri vuba utaza kuzisama wasaye. Kubera iki? Ubusa naho iyo wiri utitumye ubasa n'umuntu wiriwe atakuropye inzu ye. Ubwo rero buri mu mwanda. Iyo myanda rero ibayemo amaherezo iranuka, amaherezo irabora, amaherezo zibya. Yarangiza amaherezo ukazituma nabi. Ni iki wakora rero warwaye hemorrhoide? Ufata itunda bita pome, ugafata karoti, ugafata tungurusumu 3. Pome ni 1, itungurusumu 3, ni karoti 1. Ukabikatakata neza nimugoroba
ukabirya wenda kurya nimugoroba, bikabanziriza igaburo rya nimugoroba ariko nta ntera ihabaye. Yarangiza ukabikora iminsi 7 udasiba. Wagera ku manywa ugafata igitunguru cya onyo gitukura, ugafata indimu, ugafata amashu mabisi ibiyiko 3 byayo, onyo itukura ikaba ari imwe, indimu ikaba imwe. Yarangiza ugize amahirwe wabona ya indi yamaze gutukura y'umuhondo. Yarangiza ugafata amababi ibiyiko 3 by'amashu mabisi. Yarangiza ukakatakata neza ukavanga, ugashyiraho ibiyiko 2 by'amavuta ya elayo. Yarangiza iyo bita huile d'olive, abafaransa abongereza ni olive oil. Yarangiza Abaswahili bo ni muzayituni niko bakita. Impamvu tuvuga mu ndimi zose nuko ubu butumwa n'ubw'amoko yose n'ubw'indimi zose n'amahanga yose, kugira ngo nawe nubimenya uzagira icyo umarira abandi, kuko umuntu wese utari kibyarirano muri ubu butumwa yaba azi kuvura indwara nibura imwe. Niyo mpamvu utabura gutesha no kurengera, kuko mwavuze ni mujye mu mahanga yose mabwire ngo ubwami bwo mu ijuru buri hafi mukiza abarwayi. Ni Mariko 16:15-16, umuntu wese agomba kumenya ko agiye gukiza umubiri agakiza n'umutima. Ibyo rero, iyi salade igizwe na onyo itukura, indimu ibiyiko 3 by'amashu, elayo ibiyiko 2, uragenda ukabikatakata neza ugahuza. Uyu muntu akabirya yenda kurya ku manywa, akabikora iminsi 7. Yajya kuryama nimugoroba akuhagira aho hantu ha hemoroide externe, aho hemoroide yasohotse. Yarangiza ubwe wenyine agafata ubuki bwiza amaze kwiyuhagira akahasiga akaryama. Iyirimo ari interne, bivuze ngo no kwituma birakugora. Yarangiza ukituma amaraso wabara ibyo bita gonflement de veine. Yarangiza urabirinduka, yarangiza ugafata bwa buki kuko amaze kuhoza, ukabusiga ku rutoke, ukabwinjiza, bukavura izo bita veine anale. Yarangiza n'inyuma, yarangiza ukabikora nabyo iminsi 7. Uwo ni wo muti wa hemoroide. Ndatambutse. Igifu nacyo abantu benshi barakirwaye, gishobora kuba estoma iri muri erreur d'alimentation, ukaba ufite amafuti mu mirire, wagira ibyo mico mibi, ukagira ibyo bita estomac nerveux. Yarangiza ibyo, yarangiza wabase urya duke, ibyo nabyo bibaho. Yarangiza nabwo igifu cyawe kikarwara. Yarangiza wabase utarya warabigize ubukristo. Buriya hari abantu bazi ko bazagura ngo Imana kugira ngo ibakunde ngo bagomba kwiriza ubusa kenshi. Oye, yatanze Yesu utari yiriza ubusa, iragukunda. Yakuremye utari wiriza ubusa. Nta dini urageramo irakurema, iguhanya n'abandi, iragukunda ku buryo utayigwa. Ntabwo urukundo rwayo warugura kwiyica, ahubwo yishe umwana wayo kwira kubwo kugukunda wowe. Igifu cyawe rero uzagifatira ibi bikurikira. Wafata amashu y'ubwayo, niyo ya mbere ku isi avura igifu. Hakurikiraho ikirayi, hagakurikiraho karoti. Ibi bintu 3 iyo bihujwe ukabikatakata neza, ushatse wakora icyo bita kubiblenda, ukabisya bikavamo umutobe, ugashyiramo elayo. Ushobora kunywa karahuri mu gitondo wenda kurya, ukanywa kandi karahuri ku manywa, nimugoroba ukanywa katarimo elayo. Ukabikora iminsi 4, uba uvuye igifu. Ariko waba wigiriye neza, mbere y'uko uyinywa ukabanza wakora icyo bita vidange. Yarangiza nukwereka igifu kikirirwa ubusa, ukirirwa utariye. Nuko mbonye benshi bahunze mu maso, kuko hariho abantu bavuga bati niriwe ntari yumenya ntabaho. Wabaho nuko bihari. Wabaho wiriwe utariye, waba uri kwiyandika mu maîtrise de soi, wamenya kwitegeka wowe ubwawe. Ibyo nibyo bavurisha igifu. Hari icya kabiri kivura igifu, no kunywa amazi ashyushye mu gitondo, uyakamuriyemo indimu ugashyiramo ubuki. Wabikora iminsi 7 nabyo, ukaba uri kuvura igifu. Hari ikindi wakorera uri kuvura igifu, ni igihe cyaba gifite indi mpamvu. Igihe cyose cyaba cyaratewe na amibe, ufata ikirahure cy'amazi akonje meza. Ndasubiramo, ikirahure kimwe cy'amazi akonje kandi meza, ugashyiramo akayiko k'ubuki gato, ugashyiramo akayiko gato k'ibumba ry'icyatsi kibisi, ugashyiramo ikiyiko cy'ifu ya time wayunguruye. Yarangiza ukanywa 2 ku munsi, ukabikora iminsi 7. Uwo muti uvura amibe, ukavura n'igifu, ndetse wavura n'urwagashya. Yarangiza uko niko bavura igifu.
byose ndangenda ari incamake gusa. Hari igihe abantu barwara umutima, cyo bita crise cardiaque, iyo ari imitsi minini igarura amaraso mu mutima ifite ikibazo, ikaba yarabaye mito, yarakomeye cyangwa se izibye, bigatuma ugira icyo bita hypertension, iyo abandi bita pressure, yarangiza umuvuduko w'ikirenga, haute tension mu gifaransa, yarangiza ibyo, iyo ugize ibyo bita haute tension arterielle, yarangiza umuvuduko w'ikirenga ukawurangirwa nuko wowe urwara ibikano, ugakunda gukaraba mu maso, ukagira amaraso mu menyo, ukaba ugira ubute bwo kubyuka mu rukerera, ukaba wishima mu mugongo nta ruheri ruhari, ukababara mu ibere ry'ibumoso, ukagira igishyosho uri kurya wenyine, wagenda ukaruha amaguru, yarangiza ibyo uba ufite ikibazo cy'iyo bita umuvuduko w'ikirenga w'amaraso. Icyo gihe ndetse no kwaka umuriro mu mutwe ahagana mu gihorihori, ufata ya onyo itukura, ugafata akantu bita concombre, ugafata indimu, yarangiza ukabikatakata neza iyo salade, ugashyiraho ibiyiko bibiri bya elayo, ugashyika iki cy'ubuki, kuko ubuki bwiza bugira B ya 8 n'iya 9 ituma umutima utera neza. Yarangiza ubwo ukabirya, wenda kurya ku manywa ubikora 4 mu cyumweru, ukayusimbuka umunsi, none ukabirya ku manywa, ejo ugasiba, ejo bundi ukongera ukabikora 4 mu cyumweru, ukabikora ukwezi. Nubwo byitiriwe umutima, ubuvuye umutima ubwawo, ubuvuye amara ubwayo, ubuvuye abantu babizi bazi ko umuntu uvuye umutima abavuye n'impyiko, kandi iyo umaze kuvura impyiko n'umutima ubuvuye n'imitsi. Ubwo rubaga impande nayo urayivuye, ibinya, kuribwa, bityo byinshi. Yarangiza ni 4 mu cyumweru, wenda kurya ku manywa, ukabikora ukwezi. Uko niko bavura umutima. Iyo umutima wigize akaraha kajyahe, bafata n'ibumba ritukura bakarivanga n'amazi yatekanywe na romare, bagasiga umugongo wose uhereye mu rukenyerero kugeza mu gikanu, rikamara isaha imwe, ukabikora iminsi 7. Uwo muti nawo uvura umutima, nubwo nta unyoye, ariko burangije kuzibura imitsi, kuko ibumba ari mu bintu bizibura imitsi, maze imitsi koroha kandi ikazibuka, umutima ugatera neza. Ngiye ku ndwara y'amagufa. Indwara y'amagufa irahari none. Mbere yuko nyivuga, ndabanza gusoma akaga dutewe n'ubunebwe, dore ko ubunebwe Imana yavuze ko ari cyo cyaha cyarimbuje Sodomo muri Ezekiel 16 umurongo wa 48 kugeza 49. Ndasoma igitabo cyitwa La Nature et votre santé, page yacyo 174. harimo aya magambo ngiye gusoma, aho nakunda ko buri wese yakumva kandi biradushobokera. Sens et valeur de travail humain, nta kamaro n'ubwenge mu gukora kwa muntu. La mécanisation du travail a augmenté notre bien-être, mais a contribué aussi à nous faire perdre notre personnalité, notre individualité et nos joies professionnelles. Iki kibazo cyavutse cyo kumva umuntu gukora atari byiza ngo bitamugwa neza, byagize uruhare mu kuzimiza imiterere yawe bwite, bikumaramo icyuri cyo Imana yagambiriye, maze bikumaramo no kwishimira kubaho. Iyo umuntu yanze gukoresha amaboko, Imana mu Itegeko rya 4 yaravuze ngo mu minsi 6 uzigira ute, ujye ukora, abarikora mu mirimo, ujye uruhuka umunsi umwe. None hariho abaruhuka icyumweru cyose, hari n'abaruhuka umwaka wose, bamaze kwica Itegeko rya 4. Jya ukora mu minsi 6, ukore. Umuntu afite amasaha 24 agize umunsi, ugomba gusinziramo amasaha 8, ukaruhukamo amasaha 8, ugakoramo amasaha 8. Byongera ubwabyo gusa, ntabwo wasigaza gusa umusozi uzazamuka ari uburiri ngo usigare gusa umuhoro ushoboye ari ikiyiko ngo uzabeho neza. Ntabwo byashoboka, mujye mukora. Imana nicyo yashyiriyeho amaguru, no minute dessin. Imana yaguhaye amaboko nk'abandi kugira ngo nawe uzihe. Iguha amaguru ngo uzigendere, iguha amaso ngo uzirebere, ntiyagubwiye kureberwa n'abandi, gukorerwa n'abandi. Ubwo ufite ibimeze nkabo, ukaburemetse nkabo, ujye ukora nkabo, utekereze nkabo, upange nkabo, upangure nkabo, wigeze ku byo bigejejeho. Uko niki ko Imana yaremye umuntu ngo iramubwira ngo mu minsi 6 ugira ute, ujye ukora. Iyo udakoze imiterere yawe irazimira, iyo udakoze icyo kirashira, iyo udakoze kwishima k'ubuzima kurarangira.
l'homme ne peut rester sain de corps et d'esprit que s'il se projette dans le monde extérieur par ce qu'il crée pour réaliser pleinement sa vie. Il devrait donc exercer une activité créatrice ou participer à une création. Uko Imana yaremye umuntu nta buryo umubiri wawe wakomeza kuba muzima mu intekerezo zawe zibe nziza utemeye gusohoka ngo ujye mu isi igaragara maze ngo nawe ugire icyo urema cyangwa ufatanye n'abandi kugira icyo mugeraho. Ugomba kugira nawe kumenya kubaza, ukamenya kubumba, ukamenya guteka, mbese mu isi hakaba mw'icyo nawe wakoze cyagusohotsemo mu bwenge, aho gukora ibyo abandi bakoze. Icyakora nyine ntabwo tugomba gusohoka mu buzima bw'abagore byanze bikunze, aho ujya kubona ukabona umubare munini wabo gusa barashaka gusa ngo abakoze imyenda bo bayambare. Oya, ahubwo nawe iga kwikora. Arashaka ibyo batetse nawe ubirye. Oya, nawe iga kubiteka. Byonyine ubwabyo gusa mu buzima ugomba gusohokamo nawe ukagira icyo urema cyangwa ugafatanya n'abandi babirema. Impamvu ni uko nihuse cyane muri iki gitabo cy'ubwacyo gusa bakoresheje mu ijambo riremereye, aho navuga nti le travail procure la santé. Gukora bitera amagara mazima. Gukora bitera amagara mazima. Isukari ntiyongera kukwirundamo, amavuta ntabwo yongera kukwirundamo, amagufa yawe ntashonga, amagufa yawe nta mungwa. Iyo ukora arabira agasohora isukari n'amavuta, agahorana itoto yivugurura buri kanya bitewe no gukora. Ngicyo mbese serire zishaje zirasaza nyine zigasohoka zibaye ibyuya, inshya zikaremuka ubaye muzima. Ni nayo mpamvu mubona ari ngombwa ngo mubimenye. Le mouvement fournit également la stimulation indispensable au développement des enfants. Arega kwinyagambura biri mu bintu bitera umwana kumererwa neza no gukura. Avant l'âge scolaire, l'enfant ne subit pratiquement aucune contrainte. Umwana ataratangira ishuri, nubwo ndi kubona twageze mu majyambere aho umuntu ashaka ntari no kumwandikisha akiri mu nda, ariko ni bibi. Umwana akwiriye kubana na nyina, umwana agaseka hamwe na nyina. Umwana wa mbere yigana ni nyina byanze bikunze, yarangiza yagaramo kugira icyo bita caractère imitatere, akabona wicaye uhagurutse umesa uvuga useka uririmba, akaba yigiraho aho kugira maternelle asize mere mu rugo. Byonyine ubwabyo gusa ni nyina wundi asize nyina mu rugo ni ikibazo. Byonyine ubwabyo gusa iri seba asagize umwana atari yajya ku ishuri yikubita hashatse. Un enfant en bonne santé aime le mouvement. Iyo umwana ari muzima, iyo akaba afite amagara mazima, akunda kwinyagambura. Élément aussi nécessaire à son développement que la nourriture et l'air. Gukubagana k'umwana birakenewe nko kurya no guhumeka. Gukubagana k'umwana, yego nubwo mubakingira mu gipangu, ariko mujye mubasigira two gukinaho. Nange ndabizi ko hanze ari habi, ariko mureke inyagambure. Wimuzirikira kuri televiziyo ngo azajya kuba inshuke n'igitambambuga, amaso ye afite imbaraga nk'iz'umusaza. Iyo amaze gutumbura chaque excès mauvais, iyo atumbiriye bikarenza isaha, agatumbira bikarenza amasaha 2, ubwonko burasaza byanze bikunze. Ubu kandi simvuze umwana gusa, ahubwo mvuze n'umukuru. Hariho igihe cyo kureba n'igihe cyo kwirinda kureba, ukagira ibindi ukora ntutumbire. Hepfo harakomeje ati les parents et les professeurs doivent leur donner l'occasion de s'épanouir par des mouvements de façon à réassurer un développement physique et intellectuel harmonieux. Ababyeyi n'abana nibajye bareka abana babona umwanya wo kwinyagambura. Nubwo dufite amajyambere atujyana, ubundi ntabwo amashuri n'ibitaro byari byaragenewe ku muhanda, byari byaragenewe yo hirya mu cyaro aho hiherereye. Umwana akagira atera akiragina n'umupira. Ntabwo umwana agomba kuyasohoka mu modoka ngo yinjire mu ishuri. Umwana agomba kwishingira mu kibuga cy'ishuri akidagadura, agakina kiruka. Rero aya mashuri noneho ari no mu bikoni, yarangiza akajya mu muhanda, umwana ntabona uko yinyagambura byanze bikunze, kuko aravuga ati najya hanze imodoka iramukubita, najya hanze moto iramukubita. Yarangiza ntabwo ariko byari byaragenewe, agomba kwinyagambura akiherera aho ngaho. Rero kubw'ibyo niyo mpamvu kugira ngo iterambere rye ry'ubwenge n'iry'impagarike bikurire hamwe. Ngiki cy'Imana, le mouvement est aussi le meilleur moyen de prévenir les maladies dues au mode de vie moderne. Kwinyagambura ni urukingo rw'indwara ziterwa na kino n'ubuzima turiho muri kino gihe. L'activité physique a été réduite dans toutes les professions. Gukoresha impagarike biri hafi kugabanuka mu kazi kose. De ce fait, l'homme du 20e siècle
ne resa pas en fait de journée une fatigue saine. Nicyo gituma abantu b'ikinyejana tuvuyemo cya 20 ntabwo baza umuruho mwiza w'umubiri ahubwo baza umuruho w'ubwenge aho kugira fatigue bagira icyo bita stress. Kubw'ibyo nicyo cyabaye ikibazo bitewe nuko bakoresha ubwonko cyane kuruta gukoresha umubiri, kandi iyo umuntu atananiwe umubiri, yananiwe umubiri arasinzira, yananiwe ubwonko akabura ibitotsi. Iki kibazo isi yagezemo. Rero mvuge ndi no gukora nabyo birakenewe, ni umuti w'amagufa w'ubwawo gusa. Akaba rero tugiye kugera ku magufa ariyo twashaka kuvugaho, yari indwara ya 4 turaba dusigaje imwe. Amagufa ni 206 akunda gusaza ubusa nayo uruti rw'umugongo, yarangiza akaba y'ubwayo gusa bitewe nuko umuntu yicara, dore ko hariho na za ntebe noneho z'amajyambere abantu bizinga mu ntebe rwose ukagira ngo inzoka yizinzemo, yarangiza amagufa akangirika, noneho akahava ajya mu modoka nabwo akangirika, noneho yashyiraho kujya ku kinyabiziga kadunda akangirika. Akeneye imboga nyinshi n'amazi menshi. Izo mboga agomba kugenzura yuko afite ibara ry'umutuku, iry'umuhondo n'iry'icyatsi bigahurira ku isahani byonyine ubwabyo gusa, ariko zikaba zahashwe kuko n'ubundi uhaha ntatuma umukozi, kuko bakubwira ngo au moment où vous allez acheter des aliments au marché, il faut d'abord savoir trier la qualité dans la qualité. Mbere yuko ujya guhaha ku isoko ubu ugomba koherezwa y'umuntu urumenya kuvana icyiza mu kindi cyiza. Naho nibakuzanira urunyanya rwatobotse, bakakuzanira avoka yaboze, bakakuzanira ibishyimbo byamunzwe, ubunyobwa bwabaye umukara, nawe ugateka uti byari biryoshye ariko nta buzima burimo. Hari igihe uri kubirya nk'uko isazi ry'igisebe, yarangiza wowe ubwawe ukazangirika bitewe nuko yose urazi ngo kiba isazi bayari ibyiza, nawe ushobora kurya nabi kandi wahashya amafaranga yagiye, uwo atumye yahashya ibya make, ibyo bya make bikazatuma wivuza menshi. Ni ikibazo. Ni byiza kureba karite dala karite, yarangiza ukamenya neza ukuntu bavana icyiza mu kindi cyiza. Izina ni ryiza, ni imboga nibyo ni nziza, ariko reba nziza zirimo. Wizana umuhondo, wizana izaboze, wizana izumye, wizana izahonze, wizana iziri ku izuba. Yarangiza haha imboga kare ntabwo zihahwa saa sita. Byanze bikunze ubimenye, zize ari karoti nziza y'umuhondo, uzane imboga z'icyatsi kibisi bazyo bita verte foncé, yarangiza n'izitukura nk'inyanya, teka izo nyanya, teka izo mboga, uziteke we kumena amazi byo bita bouillon de légumes, wizimena, ayo niyo magufa yawe. Yarangiza birye 3 mu cyumweru rero kuzwe. Ndetse mu mategeko nuko mu gitondo bagomba kubona imbuto nimugoroba ukabona imboga, nibwo buryo waba uri kugaburira amagufa. Hirya iyo yarembye rero byo bita kwisama wasaye. Hanze aha ngaha Imana ifite ukuntu yateganije, hari nk'ibyo bita mu Gifaransa hari igiti cyitwa noix, cyera ibyo bita koko, bakabituma ro cyera icyo bita noix de coco. Noneho cyo cyitwa koko, noix zacyo nizo za mbere mu Bongereza bacyita ni coconut. Ishobora kuba coconut milk powder, cyane cyane mu Rwanda niho nabarangira. Mu isoko ho byabagora, nibira bitunda mu yobona bifite ubwoya bikomera. Yarangiza nko muri za Tanzania yobona abaturage baramenyereye babitekesha umuceri, ariko iwacu ntabwo twari twabimenyera. Twebwe dufite amata yacyo ku mugongo aruta y'inka, kuko ay'inka yo uyanyoye cyane afite proteine nini, akakumaramo proteine, afite calcium, afite proteine nini ikumaramo calcium, yarangiza bigatuma buriga amagufa yawe ashobora kumungwa mu buryo bworoshye. None kubw'ibyo koko yo ifite ubushobozi buvura igufa, nubwo ryaba ari ugushonga, nubwo ryaba ari gushira epesere, nubwo ryaba ari kubumweru, nubwo ryaba ari ukumungwa, koko ijyamo yarangiza ikajya mu musokoro wari utangiye kumagana, ikarema irindi gufa iryo ryawe ryari rishaje, ryari rimungwa rigashira, ugasigarana rishya nk'iry'umwana muto. Kubw'ibyo rero muri za alimentation mwandike mutyo muti, bandikaho coconut milk powder cyangwa se noix de coco, milk de noix de coco en poudre, yarangiza ukajyunywa
ushatse washyira mu gikoma cy'uburo, washyira mu cy'amasaka, ufite uburenganzira bushyira mu mazi ukanywa nka nido zisanzwe, ufite uburenganzira bushyira mu masose, yarangiza ukarya ugaha umuryango, indwara z'amagufa zigahagarara. Reka igiheruka turangirize kuri iki kintu, infection urinaire. Izi ndwara z'ibyorezo zitwa intandamyi, z'abandi bita ngo ni za infection, abandi bati ni trichomonas. Yarangiza izi ndwara zizanywe n'amajyambere n'imyambarire idahwitse y'abantu benshi cyane, byonyine ubwabyo gusa, kuko nubwo kwigisha abantu buno kwambara ni ngo kwigisha igikeri kuguruka. Biragoye par manque d'intelligence. Uku kwambara ntimukabica amazi birakomeye, bifite uruhare rukomeye cyane. Abantu b'igitsina gore mu gitabo cyitwa Bien-être féminin, page ya 57, les pantalons émodites, ipantaro iravumwe cyane cyane iyo ziri impermeable, za pantaro zikomeye, za zindi mwambara rwose ukabona no kunyeganyega byakunaniye. Izo ziri impermeable, secretion zawe iyo zisohotse muri wowe zigahura n'ipantaro ikazitangira zigasubirayo, zihura na bakteri z'ubwazo gusa zikakuremwamo infection urinaire. Cyo ni ikibazo. Twava kuri ayo mapantaro noneho umva yaba mwari mushoboye mukambara n'abakwiye, niba mujya mukumbura gufungwa, umuntu kugeza ubwo yambara akananirwa kwinyagambura. Icyo ni ikibazo. Iyi kuva mu maso y'ikibero hano hejuru y'ivi, aho ni sacré ku bantu b'igitsina gore. Bufite ahantu hatatu hakomeye ku maguru yanyu, aho ni mu nda y'ikirenge, ni muri ruseke, ni mu ijisho ry'ikibero. Aho hantu hasabwa kwambara ibishyushye kandi bitahafashe. Iyo bitabaye bityo trompe zawe zirarwara, iyo bitabaye bityo overe zawe zirarwara, iyo bitabaye bityo ururenda bita mikeze iterine, ururenda ruberaho gusama umwana ngo rimushakire isoko ryahazatura parcelle atari yafatana nawe mu minsi 12 banza yo gusama, rurakama. Maze wajya gusanga ugasanga umwana w'imyaka 20 afite ururenda rungana n'urwanyu rufite imyaka 60, bakamubwira ko yagize ibyo bita trouble hormonale. Yarangiza bagashaka icyo bazamukorera akarira, nta kindi cyamwishe ari ukwerekana intege zitenda kugurwa. Uratandika intege se ngo bazigure tikibaho. Ese noneho nangwa nuko izitandika wenda agira ati nibura barebeho banjyane. Wowe se babonye bakanakujyana utandikiye nde kandi wakwambara neza. Ambara ibiguha ubuzima bugizwe n'imirire n'imiterere myiza n'imyambarire myiza. Niba atari ibyo kenyera, uwiteye ntabwo yihusha, byanze bikunze ikibazo kizavuka. Rero reka ngaruke ku ndwara ziterwa n'izo za infection. Bafata inzuzi z'ibihaza ibiyiko 3 bakazijya mu gitondo babyutse bataranywa amazi, bakarya karote 2 ku manywa, benda kurya bakarya tungurusume 3 iyo batwite, benda kurya nimugoroba iminsi 7. Ndasubiramo, ni ibiyiko 3 by'inzuzi mu gitondo utaranywa amazi, ni karote 2 ku manywa, wenda kurya ni tungurusume 3 nimugoroba, wenda kurya, bikore iminsi 7. Uko niko bavura infection. Iyo harimo no kuba waragize ibyo bita obstruction de trompe de fallope, iyo noneho imiyobora ntanga yawe yazibye, ufata amazi yatekanywe na romare ukayateka ngana na litre 5 ukurikije ubunini bwawe, ukayashyira muri base nziza, yarangiza ugakamuriramo indimu wayayunguruye indime 2, ayo mazi ukayicaramo iminota 10, ubikora 3 mu cyumweru. Nabyo bifite uruhare mu kuzibura trompe zaba zarazibye. Ariko unibuka ngo byanze bikunze iki kiziba cy'inda cyawe nticyakeneye gukonja, amaguru yawe ntiyakeneye gukonja, nta nubwo yagenewe kwambara ibyo kuyaboha. Yarangiza yewe hariho n'ibyo mwambara, ntabwo mfite umugambi wo kubigisha ngaho ibyo kwambara, ariko nari nshaka kugira ngo mwumve neza ko Imana ishaka kukira, ariko nawe ukabigiramo uruhare. Imana izabibashoboze mu izina rya Yesu.